Isengesho ry'umunsi. Umunsi ushobora kuba ukeye ku buzima bwawe cyangwa wijimye, ariko iminsi yose burya niyo gusengeramo. Ntabwo nzi ibihe usohoyemo, ntabwo nzi ibihe uhagazemo. Uyu munsi ushobora kuba ufite umunsi usa nkaho warasiwe n'umucyo, cyangwa rimwe na rimwe usa nkaho umunsi wabaye nk'umwijima ku buzima bwawe. Ariko nyemerera iri sengesho ryinjire mu minsi uhagazemo, ryinjire mu bihe uhagazemo, rigira icyo rirema ku buzima bwawe. Uwiteka Mana ishobora byose, tuje imbere yawe kandi ni wowe ukwiriye Mwana. Hari impamvu nyinshi zituma tugusenga. Icya mbere, twifuza ko uganiriza imitima yacu, ukaganiriza ubuzima bwacu, natwe tukaganira nawe. Uwiteka rero, tugize icyifuzo, turakubwiye ngo ngwino mu buzima bwacu, ngwino mu mibereho yacu, ganza ubu buzima ubutegeke. Ubuzima bwacu ngwino bubemo ubwuzure, ku manywa bubemo, nijoro bubemo, imvura igwa ubuzima bwacu bubemo, izuba riva ubuzima bwacu bubemo. Mwana, ngwino utwiyoborere. Dusohoye mu gihe gikomeye, ariko turavuze ngo ngwino duhe ubwenge. Dusohoye mu gihe gikomeye. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse 90:12, aravuga ngo utwigishe uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mana, utwigishe kubara iminsi yacu, twigishe uburyo twabaho, twigishe uburyo twasobanukirwa icyo dukwiye gukora. Mwana, dusohoye mu minsi igoye, iminsi y'ubuhenebere, iminsi ibizima byiswe ibipfuye, ibizima byitwa ibipfuye, ibipfuye byitwa ibizima. Mana uhoraho, garuka muri twe Mwana, garukana ubuzima bwuzuye, ubuzima Mwami mwiza bukubaha, bwongere bugarurire muri twe Mwana. Turaje Mwami ngo udushoboze, turakwihaye, turakwiyeguriye Mwami, utwiyegereze, utwiyegereze. Uwiteka, ni wowe ukenewe Mwana, ni wowe twifuza. Imitima yacu iragukeneye, irakwifuza. Iyi mitima ihora irwanwa, imitima inyura mu nzira zikomeye, inzira zuzuyemo ubugome, inzira zuzuyemo ubugambanyi. Mbega inzira! Uwiteka, ngwino mu nzira turimo, ngwino mu nzira wadutangije. Dufata ukuboko utwambutse Mana. Ibidukura mu nzira bibaye byinshi, biragwiriye. Ubwenge bucogoza abagenzi bubaye bwinshi, benshi bananiriwe mu rugendo, ariko dutakiye Uwiteka kuri uyu munsi wa none. Watugarukaho wa Mwami we. Wakongera ukatugarukaho Kristo. Garuka ku mitima y'abantu b'iki gihe, yigarukeho Mwami. Igihe dusohoyemo kirakomeye, ariko waravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe ndetse banacogore rwose.
ngo ariko abagutegereza bazongerwamo imbaraga nshya. ongera imbaraga mu ntore zawe zisohoye muri kino gihe mwami. Uwiteka niwe ukwiriye, niwe dukenera, niwe dukeneye. Ngwino uganze, garuka ku buzima bw'abera. Abera bongere bakomere, abera bongere bagira agaciro. Uwiteka, mitima yacu urayise. Ngwino Kristo, ngwino turwanirire mwami. Turakwifuza, turagukeneye mwami wo kwiringirwa. Ngwino. Ongera usuke mwuka wera, ongera usuke ibihe bisha, ongera usuke imbaraga zidasanzwe. Ai Kristo wera mwami Imana, urakwiriye mwami, urakwiriye Kristo. Yooo, nyir'ibihe, Imana ishobora byose, Imana idatinya, Imana idakangwa. Yooo, ngwino uganzuye umutima wanjye, ngwino undwanirire wa Mana we, ngwino uneshereze. Aho duca haraca byinshi, aho tunyura haranyura byinshi, ariko dutakiye Uwiteka kuri uyu munsi wa none ngo turwanirirwe nawe. Ngwino Kristo, ngwino urwane, ngwino utsinde, ngwino uhindure. Ngwino Kristo utanga imbaraga zawe. Twakiriye ubuzima, twakiriye kubaho mwami. Ibendera ry'ubutsinzi rirazamuwe. Abera baranesheje, abera bagaruriwe agaciro, ugariye ubuzima bukomeye mubera. Haleluya. Abera ntibazatsindwa, abera bazabaho. Kristo ndanezerewe. Ushimwe wa mwami udakoze isoni, ushimwe wa mwami wumva gusenga. Haleluya. Turagushimiye Kristo, izina ryawe nirihimbazwe Mana idatsindwa. Turakubashye. Ushimwe Kristo, uhimbazwe, ushyirwe hejuru, kumvishe gusenga kwacu. Urakoze Yesu, urakoze Mana idatsindwa. Amen.